usuje cyane. Agakiriro ka Gisozi kongera gafatwa n'inkongi y'umuriro. Agakiriro ka Gisozi korerwamo imirimo y'ububaji no gusudira mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo kuri itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu 2025 mu rukerera kongera gafatwa n'inkongi y'umuriro. Aka gakiriro gakunda gushya cyane. Ni inkongi yatangiye mu rukerero kuri wa gatanu hagana saa 10 za mu gitondo. Abari aho ibi byabereye bavuga ko abanje gushya inyubako zicurizwamo ibitanda n'ibindi bikorwa birimo imbaho ziri ku muhanda. Icyateye inkongi y'umuriro tangije kingana na 1/2 cy'agakinjiro kose ntikiramenyekana. Kugeza ubu nubwo polisi yatangiye ibikorwa byo kuzimya umuriro wari mwinshi cyane. Amakuru avuga ko nta muntu waguye muri iyi nkongi y'umuriro. Umwaka wa 2019 nanone aka gakiriro kongeye gushya masaha y'umugoroba. Inkongi y'umuriro nabwo yarakibasiye. Ni inkongi yibasiye igice cy'agakiriro kizwi nko kuri Aparwa, ahakorerwa ububaji bw'ibikoresho bitandukanye birimo intebe, inzugi n'ibitanda n'ibindi. Aka gakiriro kuki gakunda gushya? Ese kuki ari wakunda kwibasirwa n'inkongi z'umuriro? Ndabasuhuje, nitwe kwihangana Elisa Response. Ni iyihe mpamvu gakiriro ubugira kenshi gakunze kwibasirwa n'inkongi z'umuriro, cyane cyane hazwi nko muri Adarwa y'u Rwanda? Agakiriro kose kari guhinduka umuyonga. Ukuvuga ngo ni nayo nkongi ya mbere mu mateka kuva agakiriro. Abantu barabizi ko atari ubwa mbere hahiye. Iyo nkongi ya mbere wavuga ko iri ku rwego rwo hejuru cyangwa se iri hejuru cyane, kuko n'ubu turi kuvugana polisi iracyari kuzimya umusada ubwo n'uvuga ngo ni ishami rya polisi rishinzwe inkongi z'umuriro kuzimya. Ni ukuvuga ngo bazanye imodoka hafi ya zose ziri hano mu gakinjiro, za modoka zizimya umuriro. Badeployinze no kuri Rwanda International Airport i Kanombe, naho bazanye imodoka zabo. Mbese ni kuvugira ngo kuva saa 10 agakiriro ka Gisozi nibwo katangiye gushya kugeza no masaha. Gusa nyine biri kugaragara ko umuriro uri kugenda ucika intege. Polisi iri kugenda ikora akazi, ariko ni ukuvuga ngo n'ubu turi kuvugana haracyari gushya. Ni ukuvuga ngo iyi ni inkongi kuva saa 10 kugeza no masaha hari gushya. Abantu barize bo mu gakinjiro babaha abantu bahombye amafaranga menshi, cyane cyane ko ari agace kakorerwagamo ibijyanye n'imbaho, ibijyanye n'intebe, ibintu byose by'ibikomoka ku mbaho cyane cyane. Nawe urabizi imbaho z'amoko yose, abantu barabizi, abantu bazi iby'imbaho. Yego, ziba zihenze cyane. Yego, hari abakubwira ati hano hari nk'umuntu yisheje imbaho kandi yari afite imbaho nk'igihumbi kandi urubaho rumwe wenda ruhagaze nk'ibihumbi 80. Yego, hari n'abantu bahishije ibintu ushobora nko kubarira nk'agaciro ka miliyoni 100. Kumva ni igihombo ku banyagakinjiro, ni igihombo kuba hahiraga mu gakinjiro, kuko urumva nimba agakiriro gahiye. Kandi urabizi ko hano hari hamwe mu hantu mu Rwanda wavuga ko hatuze abanyarwanda cyangwa hatuze benshi, cyane cyane urubyiruko. Yego, urubyiruko kafashije urubyiruko cyane mu kurwanya ibintu by'ubushomeri. Urabizi ko abajene benshi rwose bari hano mu gakinjiro bahashakira. Kuvugana ni ukuvuga ngo inzego haba polisi wa National Police yakoze akazi gakomeye cyane, kuko ni ukuvuga ngo hano hahiye. Abantu bose baravuga bati biraza gukunda bibazana indege niyo ishobora kuza kuzimya hano, kuko wabonaga ko urumva abantu hano harimo abantu bacuruza kineri. Abantu barayizi ihuye n'umuriro imera nka essence. Yego, ni ukuvuga ngo hakiye harakongoka. Abantu bamwe na bamwe polisi urumva yagombaga gutangira abantu, kuko hari abantu bashakaga no kuba bakijugunyamo bonye nk'ibintu ari guhomba. Urabona ngo ubu turi kuvugana polisi yakomeye, umutekano ni wose, abaturage
barimo bareba ariko urumva harimo n'abandi bafashwe kugira ngo adashobora kuba yabona ibintu bye biri gushya wenda akijugunya. Wenda ikintu umuntu wenda yamenya nk'aho uri kuri tere, harimo abarara bakora, harimo na wenda n'abazamu barara bararira ibintu, wenda nubwo bitari byamenyekana neza, nta bantu mwaganiriye cyangwa se bari kuvuga igishobora kuba cyateye iyo nkongi? Iyi nkongi rero yo mu Gakinjiro n'abantu baho barakubwira bati iyi nkongi ya hano bitewe n'ibintu bikorerwa hano byinshi kandi ugasanga installation zaho ntabwo nyine buri muntu wese yaba yagiye afatira ukwe. Mbese abantu baho bo tubashe kuganira, hari umwe mu bantu bakorera Gahahiye babashe kunganiriza, abandi babyumva ntabwo umuntu yaba ari mu bihombo nk'ibyo ngo ashobore kuza kuvuga, biragoye. Ariko inkongi yo mu Gakinjiro cyane cyane iterwa, urabona mu Gakinjiro ni abantu bakorera mu hantu hameze nko turabyita se akajagari, turabyita iki, urabona hano bari gusudira, hano bari gusena imbaho, hano bari kugira kandi urumva n'abantu bakoresha ibintu, imashini zikoresha imbaraga z'amashanyarazi cyane. Amasirikwe rero akunda kuba iyo habayeho ibyo twakwita ko wenda hari nk'aho imbaraga zihuye bigahita, ariko ni ukuvuga ngo abantu benshi bati kuganira baravuga ati iyi ni inkongi ihoraho, nuko n'abantu baranabizi ko Gakiriro gasanzwe gashya. Ayo masirikwe rero izo mashini ziba ziri gukoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye, niyo akunda guhura ugahita usanga nyine harahiye. Ariko iby'uyu munsi byo byari bitandukanye cyane kuko agace kahiye cyangwa se ahantu hafashwe n'inkongi ni ahantu harimo ikintu twavuga ko n'ubundi bituze mu bindi gushya cyane. Ubwo ni mu gice cy'abantu bakoresha imbaho yego, imbaho ni ukuvuga ngo ni hano hateganye na nino nyubako ya Adarwa. Yego, niho hantu n'ubu turi kuvugana hakiri gushya, ariko uri kubona ko polisi yatoza akazi kayo gashoboka. Yabashije wavuga ko mbese uko biri kugaragara, biragaragara ko iri burangire, ariko ntabwo twavuga ngo hari harangira ko hari n'ahagiye harakongoka. ubirebye wowe uhari neza, uri kuhareba nk'amaso, urabona abantu bashobora kongera gusana cyangwa gusubira mu kazi nko mu gihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo byibuza ube nk'ibyumweru 2, nabwo haraba hakoreshejwe imbaraga nyinshi cyane kugira ngo kongere gusanwa ibyangiritse. Ariko ni ukuvuga ngo ibyumweru 2 abantu ba hano rwose urasanga bakorera hano, ubwo reka tuvuge ko baraba bari mu bushomeri. Reka tugushimire yo banye natwe, yari kwihangana Elsa Ponce mu Gakinjiro ka Gisozi.